turaturanye Zawadi yazaga gusengera mu rugo ariko ubwo n'undi mama witwa Muhawe bazaga nyine tukaza gusenga mbere tugasengera mu rugo bisanzwe nyine nk'umuvandimwe nk'umuturanyi gutyo. Tubwira nyine kuri bike byuzi bya kera Zawadi ubuhamya agiye atanga bukafasha abantu. Urabahamya n'ukuri. Ari ubuhamya buzwi n'ubutazwi. Uziho we ngo we yavugaga urumogi yaracomye urumogi niko yavugaga. Zawadi yavuga ko yacomye urumogi. Yavuga ko yacomye urumogi. Ikindi ngo aho Yesu yamufatiye yaravuye gufora Bugande dore ni Bugande naho kari hafi ko dusanga duturanye. Kuvana Bugande ukagiraho n'amafaranga 1,100 kwanza. Ariko avuga ko bamwirukanseho na panagari yirukira mu rusengero yambaye agakabutura ni Imana yamufatiye. Ibyo byose ubwo buhamya ntago ariko bumeze pe kubera ko yavuze ati ngiyewe nirukangiye mu rusengero panagari nyirukangaho njya mu rusengero ufatirwa umwo ngumwe aho urusengero utagira izina n'uruhe. Ntago njewe ntago nje gusenya ariko n'ibintu umuntu akoresha wenda bikoresheje nk'imfasha nyigisho bikoresheje wenda nk'imfasha nyigisho ariko ibyo ntago byabaye. Ariko ku mubiri yaraze kubwiriza. Ikintu wabonaga Zawadi ashobora kuba yakora n'icyo atakora n'ikihe? Uko nari muzi Zawadi akayoga ko yari yagatamira pe akayoga yari yaka uko nyine nari namubonaga wamubonaga za kubwiriza aho ngaho uko mwaganiraga. Yes atanarakizwa ko nari muzi ibyo yakoraga yanywaga inzoga urumva no muba uko nje none nanakwigerera iwabo none bantwara iki kuko nanakwigerera iwabo nasanga ariyo nuko nese bwakwira ntabwo bwakwira dasohotse erega nta muntu ushobora guhisha ko yatwite yanabisha ubu ngubu akazajya kwa muganga akabyara harubuya bakaba mushinja no kutwita inda ya Brazil. Nashaka abafite ibyaha bingana iki ngendagaye umuntu wese umunenga aho katari kumusengera. David uyu munsi wa none umuntu nambona hikosa Zawadi ahantu hose yagiye kubwira ndanaga nari amatorero yabo yagiye kubwirizamo. Yes ni by'agacu kenshi gakomeye kuduhitamo hano kuri Gonarike Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njyewe nitwa David ninjye mugiye kubana muri kiganiro nkanacyura. Ariko nanone reka nkubite tubanguranya cyane ko tuje gukora ikiganiro ku buryo butunguranye nanone ariko budatunguranye cyane ku bantu bamwe basanzwe babizi. Ni inkuru imaze iminsi ivugwa nanjye iyo nkuru ngimara kuyumva navuze ati reka nze nicara mbabwira ukuri ku bintu bimwe mutagiye mumenya mutagiye musobanukirwa cyane ko biba byiza uvuze inkuru wageze kuri tele cyangwa se wagerageje kubaza utuntu tumwe na tumwe. No mpamvu natumiye umutumirwa muri kwa imbere yitwa Innocent ni umuhanuzi no muvuga butumwa n'umuntu Imana muri imisi yagiye ikoresha imirimo n'ibitangaza. Ariko nanone ku nkuru tugiye kuvuga yifiteho amakuru makeya nubwo atari menshi 100% ariko yafite araza kuyaduheza ko yafite cyo ukora nanjye ndagenda mwunganira ku makuru makeya ngiye ngira make ngenda ngira ndaza kugenda mwunganira. Hanyuma rero nabatinde cyane reka mwakire Innocent ndakwakiriye. Murakoze kunyakira. Hanyuma ibintu tugiye kuvuga ni ibintu bigiye kuba ku murimo w'Imana mu buryo bumwe cyangwa se mu buryo runaka cyane ko harimo abantu bamwe biri kugenda bigwisha harimo nabandi biri buze kubaka hari nabandi bari mu rujijo baraza kumenya ukuri. Niyo mpamvu ngira ngo tumanze twiragiza Imana ize kutiyobora muri aya makuru tuze kuyatanga neza cyane ko ari umurimo w'Imana tugiye kubaka apana gusenya umurimo w'Imana ahubwo nukuwubaka. Abantu bamwe umurimo w'Imana ugenda ugwisha cyangwa se bamwe bagenda bacumuza kubavuga butumwa bamwe na bamwe. Reka tubanze twiragiza Imana kugira ngo Imana ize kutuyobora. Reka dusenga Imana. Mana mu izina rya Yesu Kristo labodosa idimanda telasi lebosha idekindala manda laboni adosa idimai olasi vela tela kotala bi elasha idimanda oreda ve enemando si edrari. Urakoze kurabana natwe dusatangira dusoza mu izina rya Yesu amen. Hanyuma abantu bamenyera hano kuri Gonarike Plus ndetse bakamenya nkurana na Innocent n'abandi bavuga butumwe ngenda ndumira hano kuri Gonarike Plus kumanza kwigesukizinga ku bantu bavuga mu Kinyarwanda. Reka tubanze tubisegureho. Yes. Reka tubanze tubisegure izi nkuru ntago menyereye kuzikora ariko bibaye ngombwa ko nzikora bitewe n'abantu bagiye bamamagara ari benshi bagiye batandukanye. Hanyuma Innocent nshaka ngo tushyire umuco ku kintu cya Zawadi nubwo tutarawushyira hose ariko ku bantu bari kugenda bavuga amagambo kuri Zawadi muvuga butumwa Zawadi umuhanuzi Zawadi umuntu abantu bagiye bakunda ari benshi. Byabaye byiza ko ngutumira nk'umuntu wasenganye nawe uziranye nawe uraza kutubwira n'ubu ngubu mukivugana nk'umuntu muzanye mwagiye musengana sibyo? Yego. Si byiza kuruta? Ni byiza kuruta. Nanjye ndamuvuga nk'umuntu wigeze kumwakira kuri social media.
kuko ndibuka namukoresheje video ya mbere twayikoze turi kumwe na Sekazuba, abantu bagiye bazikurikira kuri Sekazuba From TV. Twagiye dukorana video, usibye no gukorana video nanjye ubwanjye twarasenganye. Uyu munsi rero twe twibere mu karere ka Musanze, sibyo? Ni naho tubarizwa, Innocent ni habarizwa. Hanyuma nyuma yo kumva inkuru zigiye zitandukanye ngo Brazil yateza Zawadi inda, abantu barampamagaye barambwira ati David tubwire ko tuzi kuri Musanze, ese koko Zawadi yaba twite? Ndababwira ati no, nge ntago amakuru nyafite. Ni nabwo nyumvise mpiruka amakuru bavuga ko Zawadi arwaye, sibyo? Yego. Niyo makuru nagira gute nari mperuka. Navuga ati Zawadi usibye no kuba nakoranye nawe mbere kuyangagira kwa Brazil, twarakoranye video zagiye kuri YouTube. Nyuma yo kugera kwa Brazil ntago nongeye kumubonaho, ntago twongeye guhuza neza ngo wenda duhure, usibye kuvugana kuri telefone ngaba namuhamagara bite Zawadi, nyuma yaho bigakomeza no kuba twari twasenganye na mbere yaho ngaho gakeya. Ni ibintu nuko nguko, mbese kuva yagera kwa Brazil ntago nongeye kumubona. Hanyuma Innocent, yego, Zawadi bivuga ko atwite, ayo makuru urayazi? Amakuru ko atwite biravugwa gutyo gusa, ariko ko atwite nyirizina byo ntabyo nzi. Katwite nyirizina byo ntabyo uzi. Njyewe umutipe jone yampamagaye ari i Kigali, arampamagaye ambwira ati David, Zawadi ko tuzi kuri aho ngaho yaba twite. Ndavuga ati nzamubariza, ndaza kuvuga uburyo nge nabajije amakuru. Hanyuma wowe Zawadi umuzi uti? Zawadi rero ndumva juste Zawadi usanga tunaturanye. Zawadi usanga tunaturanye, ahantu atuye naho ntuye urugendo ni rutoya cyane, kuko urugendo rwa moto mbere rwari 300. Urumva, kuko mbere Zawadi twaragenderanaga. Oya bivuge neza ngo Zawadi turaturanye. Zawadi yazaga gusengera mu rugo, ariko ubwo n'undi mama witwa Muhawe bazaga nyine tukaza gusenga mbere, tugasengera mu rugo bisanzwe nyine nk'umuvandimwe nk'umuturanyi gutyo, sibyo? Ariko wenda baza ku ubungu bo bari kutuye kuri Bukane muri Zawadi, ane habarizwa nasengera kuri Bukane nanone kandi. Zawadi rero uko muzi na nkuzi nkumuvuga butumwa, ariko kera he naho nziho bike byaje kuri keraho atarakizwa tubwira nyine kuri bike byuzi byakira Zawadi ubuhamya yagiye atanga bukafasha abantu. Urabahamya n'ukuri, ari ubuhamya buzwi n'ubutazwi, sibyo? Ari ubuhamya buzwi ko Zawadi yagiye atanga, hari ubuhamya yagiye atanga Zawadi butazwi, ariko hari n'ubuzwi, sibyo? Rero wenda ntabwo turinjira deep cyane mu bizakera, ariko nuko wenda Zawadi yari umuntu nyine, yari umuntu utaramenya Imana, nk'umuntu nyine utaramenya Imana, imico urayizi. Zawadi yanywaga inzoga birumvikana, nk'umuntu utaramenya Imana, yego. Icyo nzi ni uko yanywaga inzoga nyine, yari umwana nyine utarasobanukirwa, yari akarara, reka mbyite nk'akarara nyine, kandi umuntu ukora nk'ibyo ngibyo ntacyo atakora. Ariko icyo ntamuziho wenda ngo we yavugaga urumogi, yaracomye urumogi, niko yavugaga. Zawadi yavuga ko yacomye urumogi, yavuga ko yacomye urumogi. Ikindi ngo aho Yesu yamufatiye yaravuye gufora i Bugande, dore ni Bugande naho kari hafi ko dusanga duturanye. Kuva ni Bugande ukageraho n'amafaranga 1,000 kwanza. Ariko avuga ko bamwirukanseho na panagari, yirukira mu rusengero yambaye agakabutura, ni Imana yamufatiye. Ibyo byose ubwo buhamya ntago ariko bumeze, pe. Kubera ko yavuze ati ngiyewe nirukangiye mu rusengero, panagari nyirukangaho njya mu rusengero fatirwa umwo ngumwe. Aho urusengero utagira izina n'uruhe? Ntago njewe ntago nje gusenya, ariko n'ibintu umuntu akoresha wenda bikoresheje nk'imfasha nyigisho, bikoresheje wenda nk'imfasha nyigisho, ariko ibyo ntago byabaye. Ariko bikaba nk'imfasha nyigisho, cyangwa se akaba yarabivuze mu bundi buryo, ari cyo ashaka kugaragaza, nk'uko Imana ishobora kuvana umuntu mu rumogi kamuvana ahantu hehe ikamujyana mu rusengero ikamwinjizamo. Abantu bo rero bahita batekereza ngo wenda we yabivuze mu mubiri ko ariko byagenze, ariko mu mubiri siko byagenze. Kenza bikoresheje nk'imfasha nyigisho. Uyu munsi rero niho urabizi ko Zawadi yararwaye, ararimba, rwara kanseri, bavuga ko ariyo mu maraso, bamuteraga imiti bagira. Ngiye bigiye Zawadi mwibuka dukorana ibiganiro, icyo gihe nakoranaga ibiganiro twa Sekazuba. Niba mbeshye ba Sekazuba barahari, tuzaza tuvuga ati Zawadi nitumuzi, kuko icyo gihe nahojwe nawe na Sekazuba tugiye gukorana ibiganiro, ariko nyari ukuntu naheze Zawadi dusengana.
urumva ibyo byose ndibuza kubigarukaho reka ngabuke musi y'abantu benshi bagiye batubona kuko ntekeza na video twakwanye kwa Sekazuba niyo yatumije ajya kwande kwa Brazil iyo video ni jye wayikoze sibyo yego ndibuka dukorana ibigano kwa Sekazuba Zawadi yararwaye amasinezite bwene ndiyo yarwaraga amasinezite menshi ariko n'umwuka asa nk'ari mukeya urumva rero ko uko ugenda ugira gutya no kugenda kubwiriza kenshi ahantu henshi kubwiriza kenshi bigenda burwe bugenda bukura yego ubwo rero biza kuviramo kira kibazo cyo kuzajya buri umwuka amaraso n'amaraso yakana mu bana makeya ibihahabye bigeraho bigira gute bigeraho byangirika kubera iki kubera ko nyine yakoreshaga imbaraga nyinshi ajya ahantu henshi hano bamutumiye akoresha imbaraga nyinshi asanzwe arwara amasinezite no guhumeka birwara mu bihaha birafatwa tayari ariko ikintu cyose kibaho nyine hari kimana ishaka kugaragaza ndetse no kwigisha abantu nabizi ko kimara kuva kwa Sekazuba akamanuka kwa Brazil ntago yigeze ahagarara weka ko ntuze yamuzamuyira ira nyine hari ukuntu Imana ishaka kugira ngo no kukumenyekanisha buriya Imana ashatse kukumenyekanisha yabishatse wanajya mu muhanda ugaseka gusa iko guseka gusa isi yose akabari yikoresha wanajya mu muhanda ugasikora akantu kamwe bigahita bimenyekana urumva ira jambo yavuze ngo ari kubwiriza harana ari impari yaje kubwiriza muri Yerikano muri Nyakinama muri kaminuza ya Nyakinama ngenda ari impari wari uhari wowe yavuga ngo ari korari yari yavuye i Kigali yari yaje yari yasuye nanjye nari impari urumva amuvuga butumwa arabwiriza avuga ati ngo ufite yereko umunje n'umukobwa nitwa Zawadi nsengera kuri Bukane umusore ufite yereko hano aritambutse yego nari impari live urumva trend yabaye trend niyo mpamvu Imana burandi tuzahatirize ngo nshaka kuzamuka ukaba wanakora n'ibiyungu zamuka Imana itashatse kuzamuka iyo itara ryawe ryatsi nta warizimye ngo byemere ubwo bimugendekira kuriya ariko n'igi Imana kuzamura ivuga ngo igupime aratumbagira ajya kwa Brazil ajya kuzajya abwiriza muri Zion ajya mu kubwiriza za hehe kwa Minyona abwiriza mu umva amafosi ko yarabwiriza ntatagize abwiriza Zawadi abizi mu Rwanda rwose zira church z'i Kigali zo noneho yazibwirije rwose n'umuntu wazamutse vuba ku muvuduko nyine tapfa kumenya ariko nanone naniwe Satani ariko ari kurwanya ashaka kuzimya nabwo ku muvuduko jewe nta byinshi nzi hari aho yavuze ngo yafunzwe inshuro 72 tago bibaho mu Rwanda nta nurafunzwe inshuro 72 ujya kwa kondo ujya muri kasho za ribu za polisi za daso Kenze nimba ari mu mitima y'abantu yafunzwe inshuro 72 ariko ntibibaho ufunga inshuro 72 kwa ribu tiwemere muri ribu kujya kane gakurikirane ku cyaha kimwe ntibibaho kane mu cyaha kimwe ntibishoboka Kenze ari ndi cases kandi cases nyine yavugaga kunywa inzoga urumogi byonyine gusa kunywa inzoga urumogi uburaya nibyo yavugaga haho ushaka gusanga urumogi atanaruzi hagari kwakundi ko kugira ngo uzarebe kenshi social media uzarebe kenshi hajya abantu benshi bakoresha ngo tutwaracomye turongera turacoma sibyo kubera ko mwagikoresheje kikarya undi muntu akaba yagira gute yagikoresha yego ariko mu byukuri ntabwo turano kugira ngo dusenye kugira ngo twubake gusa inshuro 72 ntago ariko zagenze ngenda muzerega nese kuko muzi inshuro 72 yazifunzwe najyaga mubona ntago nahoranaga nawe ariko najyaga mubona yazifunzwe ryari Kigali bo rero bafite amakuru y'ibihuha gusa batanazi amakuru atuzuye hari bamwe bafite ariko harandi y'iki yibice yego nkawe wabanye na Zawadi ntago twabanye ko twari duturanye okay nkawe wasenganye nawe igihe kirekire yagiye ajya kubwiza ahantu henshi ukabura aho hantu henshi uhari no kugicaniro nari mfite yaje kuhabwiriza ku gicaniro wari ufite aho wasengesheje aho rashengerezaga urabutumiraga yaza kuhabwiriza nkamutumira twagira mu rugo groupe nkamutumira akaza kugira gute akaza gusenga akabwiriza rwose rimwe kabiri gatatu uzabaze n'umupapa witwa Benjamin ari i Kigali nawe niyo yimukiye twe duturanye niwe twadi rwose nta kibazo pe yarazi no kubwiriza tujye twemera umuntu azi ikintu tujye tuvuga ngo arakize ku ruhande rw'umubiri yarazi kubwiriza pe ku mwuka wenda ntago ndamuvuga ngo ku mwuka sinshobora kureba umwuka w'umuntu ngo ndamurondora gutya simbizi Imana niyibizi ariko ku mubiri yarazi kubwiriza ikintu wabonaga Zawadi ashobora kuba yakora n'icyo atakora n'ikihe uko nari muzi Zawadi
akayoga ko yari yagatamira pe, akayoga yari yaka uko nyine nari namubonaga. Wamubonaga aza kubwiriza aho ngaho uko mwaganiraga? Yes, atanarakizwa ko nari muzi ibyo yakoraga, yanywaga inzoga. Urumva no mu ndavuga ngo ni mu bagabo koko, reka mbivuge gutyo, yagiraga agakungu kenshi. Urumva nabyo yarabigiraga, ariko amaze gukizwa ntabwo umuntu wamurebera muri yasura ya kera yashize. Ariko wanamureba ukabona yasa n'umuntu wasoma agacupa kuko yarabikoraga mbireba, ariko amaze gukizwa nkajya mu mwuka wenda simbona ibibi, ariko najya mu mubiri namwitegereza nkabona kabisa nyine nuko ari Imana ifata umuntu byakongera kuba kundi kuntu. Ariko najya mu mwuka nkabona imbere ye hataba imbaraga z'amasengesho hashobora kuba habi. Yego nabyo najyaga mbimubwira, njya kubimubwira nkavuga ati usenge cyane, adashobora kuba yakwana nk'ikihe cyo wabonaga yashobora kuba yatinya uwo muri byo. Nyine David hari igihe tugendana nje nkawe, nkavuga ati David uko byagenda kose ntago yangambanira, nganyifuriza ibibi, nga nteze isi, nga ngambanire, ngabe yampa abantu. Oya sahadi ibye ibibi bye yabikoraga ibibi ari ibye. Urumva yana bagiye kwibwiriza ahantu ari hiti, ntago yavuga ngo ngiye ngo na nyirakanaka yabyinshi byose yabikoraga ibye. Ntago navuga ngo Jawadi ngo wenda ibyo wabonaga yakora n'iki atakora n'iki. Ntabwo nabonaga nyine avuga ngo agiye gufata umuntu ngo narangiza ngo ngamwisasire ngamwambare nk'umwambaro agenda namukoresha ibintu runaka. Oya twarabwiriza gerazaga akatubwiriza, nuko tukaganira nk'abantu b'Imana, akigendera akavuga uko umurimo w'Imana bimeze akigendera. Ariko ageze kwa Brazil twigeze gusengana, Brazil twigeze gusengana, Imana imuvugaho icyo gihe n'ikiga ararakara. Imana imuha message ndazimuha ararakara, n'ikiganiro twakoranye avuga ati senja proding uri Brazil. Usibwe ibyo bintu bibaho, sindi kukubeshya turi mu kiganiro mo hagati, ndaza kukwereka chat twagiranye Brazil. Sinda kubeshya ngo wajyanye na Brazil, chat zawe na Brazil cyane. Avuga ikiganiro atagishyiraho kwa ko nyine Imana yamuhaye message zitameze neza kuri we, arabyanga aravuga ati reka biramurakaza. N'ikiganiro twakoranye ati wapi izo chat ndumva nshaka kuzireba, dukomeze mbe ndizishaka ndazikwereka. Aha kuri Yakobo bavuze ngo kuri Zawadi ngo Brazil yaba yaramuteye inda, kuko ngenda muvuga Zawadi nk'umuntu wakwanye nawe ikiganiro cya mbere ajya kuri social media wamukamiye. Ndamuvuga Zawadi nk'umuntu najyaga iwabo nkamubwira ati kuri social media itware guke, niba hari ankurikira ambwira ati David ibyo uvuga ntago ari ukuri, sibyo? Yego bura Zawadi ni ndamuvuga ati kuri social media ugomba kwitwara guke. Ruba ndamuvuga niba hari akumva ibyo bintu ndi kumubeshyera, nanyandikira ambwira ati David ibyo bintu rukumbeshyira. Ajya kwa Brazil n'ikiganiro cyambere yakoze kwa Brazil za 170 na zingahe. Agikora nge ndibuka uwo munsi yanarampamagaye njya kumureba iwabo hatuye. Niba hari ambwira ati David turambeshyira. Turambeshyira. Kigena hageze nsanga ikiganiro kimaze kurebwa n'abantu 9,000. Ahangije ari kwishima ati nabaye umusitari. Hari ikiganiro twakoranye tumaze kugikorana, Zawadi aravuga ati gisiba kwa ko nyine nari namwubashye. Uragisiba kurakura wamwubashye nyine nk'umuntu tuziranye. Ariko nanone ikintu kiza kiba kihari nuko tuba tugomba kuba ku murimo w'Imana apana kuwusenya. Inose yavuze icyo Zawadi yakora. Ubona Zawadi yatwita n'umuntu kubera icyo atatwita, nuko wabwira umuntu ngo nura yakora ibyaha kubera icyo atatwita se ko icyo atakora ibyaha. Ntabwo ubu ngubu tuvuga ntago wenda gutwita yatwita. Erega ku isi ya rurema hari ntungane ibaho. Nese iyo wumva ngo banyira Pasika ukumva ngo ba Pastor Mutesi sabantu sisi baje batumbagira kuruta Zawadi. Hari nani makuru mfite ngo nyira Pasika ngo burabo hamya yatanze bwo gutekera ngo bugari kuri ndabirambiwe. Babo ngo burabo. Oya narimba hari burabo hamya nibwo. Azamura imbabura, azamura ubugari ni n'ubugari, azamura imbabura n'ubugari, afata inyanya katagura twese twa turkwasengera. Abati buri wese naza koremo hano. Kode nago nakozemo. Hakonya n'impibereye. Bira nibyo. Hari wari mwiye ngo babahamya ngo ntago ari. Oya nibyo.
nibyo nyina Pasika zamuhimba nya Pasika nkangane n'ibindi binavuga hari ibitari byo pe ngo bya bintu ngo byo kugura iby'umusilamu semajeri hano haruguru semajeri ndamuze semajeri aza kubwiriza muri ADPR wacu mu Kinigi aza kubwiriza semajeri aza kubwirizayo urumva ese koko mwanya wanje se nkubeshye abasizi ngo twasenganye ko hano kuri ADPR ku bicano ku byumba by'amasengesho asase abase mvuge ngo ntago twasenganye sha mwanya wanje wenda ntago ndi kuvuga ngo Imana rebe wenda mbabare ntago nshaka ngo nibyo kumenyekana nta nibyo burangiye hari ikintu ngira iyo mbonye hari nk'abantu bashaka wenda ntangiye kumenwa n'abantu benshi bitangenda nkasha nkaho nzimiye ko kumenyekana cyane nabyo ni ibibazo ni ibibazo ndakurahiye kumenyekana cyane ni ibibazo reka tuve kuri abo ngabo ko ntago aribo tugiye kuganiraho kuri Zawadi mbo Zawadi ku ruhande rumwe hari umugabo yitwa Ndera sha Imana imubabarire kabisa yamuciriyeho iteka wacire iteka za kuri Zawadi arakabza dore president amereza ntuze karibu kadetsome gakeya wazana inka gusumira ndaziguhereza naramwandikiye ngo president Shalom amahoro y'Imana wazampa ikiganiro njye wabimusabye yego ko mfite ibyo kuvuga kandi bizima arambaza ngo ushaka kuvuga iki ushaka kuvuga iki ngo uzana gato nkomeze ushaka kuvuga iki ndashaka kuvuga kuba maso cyane mu gihe dutitegereje kugaruka ku mwami Imana Luka 12:35 n'amagambo navugaho umwaka wose n'amagambo navugaho umwaka wose ariko nyobowe na mwuka wera abantu barahunikiriye bafite amaso ntibabona bafite amatwi ntibumva so muri make nagira ngo nibura Yesu yamfasha kubabwira yenda babona abandi yenda babona kandi bakumva murakoze none se ubwo butumwa ushaka gutambutsa ushaka kugaragaza iki nganyumvira si ijambo ry'Imana ndavuga ngo muri bibe biragoye ntibyoroshye tisawa ni karibu taramba karibu tisawa karibu ndavuga ati murakoze cyane muntu w'Imana muha nimero yanjye ambiye dore ngiyi hano ntago nayivugira hano ngaho ariko oya ntasi ngombwa kuko naye ndayizi ya Brazil ajya mpamagara iyi ndayizi cyane rwose nimero igi mpamagara urakoze cyane iyo nimero ndayizi asanga mubeshe azanyomoze ntago namubeshera amen hepfati ubutumwa watanze message wampaye turi mu gikari message wampaye n'ubutumwa watanga ikiganiro watanze ntabwo wihangane ntabwo ndi buki cya proding murakoze arekera aho ngaho twamaze gusenga n'ama message ze maze kuma message muri abantu ntago bakunda mwarasenganye uma message ye itameze neza cyane avuga ati buriya uzagira ukuri bazagukunde cyangwa bazabyihorera bita birangira kandi turi kuvuga neza n'ikiganiro ahita ari gikansaringa byose arabyihorera ariko Imana se yashatse kugira icyo ikora ushobora kureba umuntu wenda Imana imbabarire Mana ntago nje kurwanya abantu bawe ariko ndi kuvugisha ukuri buriya niyo mpamvu uzasanga umuntu wenda akavuga ngo bamuzi muri iki gisata bamuzi muri ubu buryo ariko nawe ahiherereye ameze gutya na gutya urumva rero umwanya wanje ariko Imana ije gukora ibyayo ibyo yakagombye gukora rero kuba Zawadi yatwita yasuze impamvu Zawadi atakira atakira indi social media yari yose numwe nga mwakira aje kumusanga iwe akaba ari president gusujyayo iyo mpamvu yo urayizi ntago nyizi kuko nanjye twatangiranye ntago yigeze anyakira
ntabwo yigeze nyakira mana we ntabwo ngiye kwinjira mu by'amatiku ariko nzagaruka mbikubwire tunafata n'umwanya tunamusengere dukore nka sensibilisation y'amasengesho komu yo gusenga sibyo komu prier ku buryo wenda twazajyayo nge nazajyayo impamvu adashobora kukwakira yego yakira iyindi social media yimugeraho uretse Plaisir wenyine gusa ni yihe ducemo n'ubundi nta yindi yajyayo uretse Zaburisha kubera iki nose ko bari kuvuga ko Plaisir wateye Zawadi nda ngiye abantu bakimpamagara muneka nkubwiye kuntu ngiye bakimpamagara ngiye bakimpamagara narahamagaye ndavuga ati rero Zawadi nye ntago muheruka reka mpamagara inshuti zanjye zerukana na Zawadi iyo mpamagaye irambwira ati David ati Zawadi ntakiboneka atariko ni inshuti nashaka kuvuga atariko batuma umwana hano buri gitondo bamutuma iki imbada urumva ngo none ko bivugwa katwite ngo yango nge minuko bavuga kagize ute karwaye tariki ikintu nzi iyo batumye umwana hano baba mutumye imbada kandi nimero yishyura ni ya Zawadi Georgette ubwo nanjye ndabihuza ndavuga ati none reka nanjye ntembere ndatembera ngi wabo ndavuga ati kanje kora Zawadi n'inshuti yanjye ngiye kumusura cyo bikora ntago nigeze mubonaho nagezeyo ngeze wabo ndebye mbona ntabariyo nanjye bahita bampamaga ku mwanya wo gutegereza ndabubura muhamagaye kuri telefone ntiyafata ahubwo nge ndibaza ate se ko bya bintu abanyakigali bavuze bivuze ko badutanze kumenya makuru ya Zawadi kadaheruka kugaragara mu bantu ntago bashobora two side ntago bashobora kumenya bura byanga bikunda nta nduri vugira ubusa ku musozi ariko ntitutiye kubyemera tugiye kubyemeza ushaka gusanga wenda Plaisir hari uwo yaganiriye nawe kuko niwe na Zawadi gutya cyangwa se kwa Zawadi hari abaturanyi erega David nkuko nanjye nahamagaye mutanya nk'amazi umuturanyi wa muhamagaye nkuko nje none nanakwigerera iwabo noneho none bantu hari iki kuko nanakwigerera iwabo nasanga ariyo nuko nese bwakwira ntabwo bwakwira dasohotse erega nta muntu ushobora guhisha ko yatwite yanabisha ubu ngubu akazajya kwa muganga akabyara hari ubuyane none aro babivuze ngo agiye kugura imyenda muri Goyiko ngo ari sayi niyi nkabazaya abantu n'abahanga hanyuma bisobanuye iki turamutse dusanze Zawadi atwitse bya bisobanuye iki ku murimo w'Imana Zawadi atwite bisobanuye icyo bisobanuye ku murimo w'Imana biravuze ngo nta muntu ukomeye kuri umurimo w'Imana nta muntu ukomeye ubaho ahubwo twese dukeneye support y'amasengesho nta muntu ukomeye ubaho uyu munsi naba mpagaze hano kabwiriza 10,000 bikambona 30,000 bikambona 100 bikanambona ariko si ikibwirizo cyuko ndi umunyembaraga w'ibihe byose urumva ni igisobanuro cyuko umuntu ukomeye wese naba ningiye kuvuga umushumba ukomeye mu Rwanda wenda tuzi ko akomeye mu ruhande rw'isi nk'abagitwaza n'abandi bose tuzi icyo ngicyo ni ikimenyetso cyuko nabara abanyantege nk'igihe cyagira isi kabatura hasi barangaye icyo bivuze ku murimo w'Imana nta ukomeye ubaho ahubwo tuteye kumutera amabuye dufata umwanya dusenge cyane hano hari umunyamakuru mbara umupasiteri nawe yambabaje kabisa nababaye ari kumuciraho iteka ngo Zawadi bikanya yabaye Zawadi pe kandi noneho nk'umuntu usenga umunyamasengesho koko muzima yakagombye kumubwira nabi kwa yakagombye kuvuga ati Zawadi wacu twakundaga umuvuga butumwa ukomeye Satani rimara aratunyaga ahubwo mureke tumufatire ibihe tumusengere tureke Imana yamugira gute yamutabara ariko uyu mugabo niwe agiye kuvugira ba Miyonyone niwuza baguye azina barimo niwuza bagize gute n'abagize kandi nawe ubwe ukahagaze icyama kamenya nawe dore n'uyungu yitwa Ndera yashoboye kwigurira imitima yabeshe ni uzayitwa ngo niba ari byishimo cyane yitwa byishimo adashobora kuba ngo yarazangiye ntabaha amakuru ntabemerere ko bashobora kuza kumusura ku buryo umuntu wamukozeho ama episode menshi arwaye ari uwitwa Plaisir Zawadi bivugwa ko yivuje mu buryo butandukanye nawe wenyine ujyayo nta yindi cyane ushobora kujya ku myanya y'ubuhumekero agira ibibazo by'ibihaha nkuko tubikesha Zaburisha
mbabwire yuko muri u Rwanda murabizi ko mu kintu cyihuta ni social media cyangwa se showbiz. Umuntu nka Zawadi kumva arwaye uyu mugabo rero amakuru byinshi bitabimugeraho, ariko hari amakuru ngewe mfite yuko Zawadi atashoboraga kwemerera undi mu YouTuber uwo ari we wese. Ibi rero amajije kurwara wakurenze inkuru y'uburwayi bwe n'uwitwa Ntagara. Reka twikomeze ku reka tugarukira ngaha. Yego, muri rusange abantu bigiremo iki kugira ngo twigiye ku ijambo ry'Imana, kuko ndanenga umuntu wese uri gutera Zawadi amabuye. Witwa Ngarasenga ndamunenga, ndanamusetse. Umva n'ijuru ryamugaye, kandi Zawadi harimo bimwe yagiye avuga bitari byo, bakaba bamushinja no kutwita inda ya Brazil. Nashaka abafite ibyaha bingana iki ngendagaye umuntu wese umunenga aho atari kumusengera. David uyu munsi wa none umuntu nambonaho ikosa, Zawadi ahantu hose yagiye kubwira, ndanaga nari amatorero yabo yagiye kubwirizamo, arimo kwa Minyoni, arimo kwa muri Zion, arimo hehe akajya kubwiriza bagafashwa amatorero ndayagaya. Kwa bataragezeyo kwa Minyoni meko yagezeyo, peut-être ko yagezeyo, I think so ko yagezeyo, ndabizi. Urumva ayo matorero yose yaba yaragezeyo, nashaka batana ariko no uko yagezeyo. Ndakubwiza ukuri ndayagaya kubera iki? Amatorero yagiye gusura yasengeye nta bajyanama agira, nta bajyanama ayo matorero agira. Ngana mubwire ngo iki kintu tukigarukeho. Zawadi akimara kwamamara, amakuru mfite nyaboneka abantu bane badukurikira bumva ko tutagusenya umurimo w'Imana. Habwo muri iki gihe twagombye kwitwara gute? Zawadi akimara kwamamara, inshuti yari afite ani Musanze zamugiraga inama, yaziriyeho agira inshuti abanyakigali. Ngo none abanyakigali agize inshuti se ko cye batamuhaye inama ngo banamusengera. Nyine ni kwa kundi, nyine David ni kwa kundi umuntu azamuka hejuru, yamara kuzamuka akibagirwa, yamara kwibagirwa, urumva, kandi abo yibagiwe nabingenzi mu buzima. Kimwe nkuko ushobora kuba umukira w'umuherwe hanyuma ukibagirwa wenda ufite nka mama wawe cyangwa abafite amerwa kuba bafite ba papa wabo, ukibagirwa ko ari wowe wakubyaye. Ariko suruse yawe, urugero natanga rwize, suruse yawe yo kuba yaravuye aha ngaha byonyine waratumye amenyekana, byakagombye ko akubahira n'icyo ngico. Urumva, akubahira n'icyo ngico. Zawadi wenda ntibamutera amabuye, ndi ku ruhande nk'umuntu umuvuga ubutumwa, nk'umuntu w'Imana, nk'umushumba, nk'umuntu usenga, nk'umuntu ugira gute. Icyo ndi kuvuga ni ukuri Zawadi twakagombye gufata abantu bakunda abantu b'Imana ndetse na Zawadi n'abandi, ariko tukavuga ngo Mana Zawadi niba ari no gukora ibya yasubiye inyuma, gira imbabazi, mugarukeho, hindura ubuzima bwe. Natanga rwiza Zawadi Sekazuba wo muzanye kuri social media ubwa mbere. Ariko akimara kwamana ntago yongeye kuvugana na Sekazuba. Njyeko Sekazuba yagerageje kumutumira ati Zawadi wazaza kubwiza hano, Zawadi ntiyigeze amwitaba. Ndabyibuka nigeze Sekazuba yangezeho arambwira ati ngenda ngiye gusura Zawadi, ariko Zawadi yanze kumvuga kandi bavuga ko arwayarembye, ni umukobwa wanje ngomba kumusura, ariko Zawadi ntago yigeze amuheza karibu. Ushingiye no kuri Sekazuba nanjye ubwanjye Zawadi namusabye, Zawadi wampamagaga mu gitondo akambaza ngo David bimeze bite, ntago ngiye kumvugisha. Jesse atarazize swagazo kuvuga ngo ibintu byo kuvuga ngo aratwite, twahuriye hano mu Kizungu hepfo kuri Faraja Hotel hepfo, azamuka n'amaguru ari kujya mu rugo. Sinamuhamagaye ati Zawadi, icyo gihe mfite imodoka ngiye hehera, ariko nabaramenya simbizi. Umva arakibuka randiba gutya, arakomeza arigendera. Ariko ntago bivuze ngo ntago ari igisobanuro cy'uko umuntu erega David nimba bivuga ngo dusengere n'abanzi bacu. Zawadi simugize umwanzi, ariko niba bivuga ngo dusengere n'abanzi bacu, bivuga ngo dusengere n'ababandi batwiciyeho, bavuga ngo ntabwo duhuye nabo bakatwirengagiza nyuma y'isi yabahinduka, ntabwo twakagombye kuvuga ngo reka barebe, ngo reka bumve, ngo reka bamenye. Urumva, ariko twagombye kurira tukabasengera, wenda igihe cyazagera Imana ibagarutseho, ibagira ibambe n'imbabazi ibihano by'Imana babivuyemo, bazavuga ati nyamara hari abantu batigeze badutererana, bamfashije gusenga Imana. Yego, none reka dutanga ukuri kwa cya kintu bavuga ngo Zawadi aratwite, wo kuri watanga kwa cya kintu cyo Zawadi aratwite, mbese ko wavuga ati abantu musigaye mufashe. Ngiye ukuri kankubwira ukuri rero, ukuri kuzuye. Ndi Musanze, Zawadi ari Musanze, turaturanye, nzigirayo. Niko kuri wuzi kuya ngo ujye kuri ukuri kuzuye, nzigirayo. Urumva, ninta namubona nzajya mu baturanyi baturanye aho hafi. Ninta namubona nafata n'umwanya nkicara iwabo, hajya ni mugoroba, nejo bundi ntago byashira ntamubonye, nzajyayo nanyemerera makaribu tuganire, hanyuma dusenge,
dusenge mubaze ukuri azabyemera ndabizi. Njyewe ikintu nababwira kuri Zawadi amaze igihe atagaragara mu bantu haba muri quartier y'iwabo, nta muntu wajya kumusura ngo abone Zawadi. Inshuti zo yari afite hano Musanze zose yaziriyeho inyinshi, urumva agira izi Kigali. Aba YouTubers inshuti ye ni Brazil, niwe ushobora kuba yamusura bakaganira. Ukuri kuharera Zawadi ashobora kuba twite cyangwa adatwite, kuko natwe ntago tubizi, we ntarabyemeza, nta nubwo tunamuheruka ngo turebe, sibyo? Yego. Nawe nta kintu aratangaza, gusa twe tuvuze ko tumuzi, ariko nanone ibivugwa byose siko kuri. Kandi nanone n'ibivugwa ari bukuri. Nawe bakubeshera, ariko ku ruhande rwa Zawadi tuteye gushyira akadomo, tuvuge ngo ibi nibyo cyangwa si byo. Tuteye gushyira akadomo, twe turi Musanze, turaturanye, ni hafi, twe tuzigirayo. Ikindi cya kabiri, uretse no kuba yabatwite, tumusengere, kuko njye nigeze mubwira ngo future ye yari nziza, ariko buryo Satani kwirwanya nadasenga izamubera mbi. Uramuhanuriye? Yego. Uramuhanuriye? None se niba ufite nimero yakwita bamuhamagari. Ese bimubwira kibazo no kumamaga mbwira tuzi Innocent ntago muzi. None se reka nkubaze. Wenda tuvuge ko umuntu ashobora, abantu wenda bashobora no kwirengagiza pese ibyo, ariko uwitwa Benjamin, urumva witwa Benjamin ni umupapa twe duturanye nawe hafi aho ngaho, twasenganaga nawe ahari. Ubu ngubu tuvugana Benjamin tumaze wenda nk'umwaka cyangwa imyaka 2 tutavugana, ariko mubajije ngo Innocent Zawadi nawe mwigeze musengana? Ubwo ati nge ntabwo nzi. Atari ko ndakubajije, abo ngabo urabazi, umve ko ndazakubwira. Inosa reka tuve muri ibi ngibi. Abantu mazi ko nkunda ijambo ry'Imana, abo nacumuje mwihangane, abo bumvise natati inshingano zanjye zo kuno nahamagawe kuza gukora uyu murimo w'Imana mwihangane, ariko nanone abari ngombwa kubivuga. Reka twivuge ijambo ry'Imana iminota mikeya. Reka ibi bintu tureke kubitekereza, tureke kugira ngo bigire abantu bicumuza, kuko ibintu bya Zawadi nibirebire niba amaze igihe kinini atagaragara mu bantu. Nanjye ubwanjye nakagombye kuba mubona, ariko si mubona. Niyo muhamagaye ntamfata, ko niko kuri. Sibyo, mu nimero ebyiri zose mfite ntaga mfata. Ariko mwihorera igihe kizagera, gusa musengere, tumusengere. Ibi harimo ari gihe rega mubwiriza 3 uri muri ijambo riravuga ngo igihe kigenerwa igihe cyacu. Igihe cyo guseka n'igihe cyo kurira, igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura. Hagiye abari mu gihe cyo kinyire ari kwigishwa n'Imana. Kandi umuntu ari kwigishwa n'Imana, ari Imana ibishaka, hari igihe Imana yemera ko rwose bigenda kuriya, akiga akanacakiga no guca bugufiya. Nazade nta nubwo ari mukuru cyane, mutoya. Nubwo bwana wenda n'ubuto bwibura bwamushuka bukamwosha. Reka twige mu ijambo ry'Imana iminota 2 cyangwa 3 gutyo. Yego. Ndasoma. Reka dusome ijambo ry'Imana reka muri Matayo 24, hanyuma dusoma 4 3 na 4 gusa. Bibiliya iravuze ngo ibyerekeye kugaruka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Biravuze ngo yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa bazaho ari biherereye, baramubaza bati tubwire ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe ni ryari, n'ikimperuka y'isi ni iki? Yesu arabasubiza ati mwirinde hatagira umuntu bayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ninjye Kristo, bazayobya benshi. Rero ahangaha abantu benshi nta nubwo bari bazi ko igihe Yesu azazira, bafite n'amatsiko ngo mbese Yesu azaza ryari. Bari ku musozi wa Elayono. Yesu icyo yabasubiza avuga ngo mwirinde hatazagira umuntu bayobya, nuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ninjye Kristo, bazayobya benshi. Muri iki gihe umuntu uri kuvuga ijambo ry'Imana ry'ukuri, uri kuvuga kuva mu byaha, hana subscribe n'itana ari kugira. Yego. Hana subscribe umva nta subscribe na vena ntagira, yewe nta na views abona. David iyo nicaye kuri channel yanjye yitwa Ijwi ry'Amahoro, nkabwiriza ijambo ry'Imana bati muve mu byadore kwihana kurasohoye, mugende muve mu byano kuri. Hana abantu vendi babireba. Sibyo? Ariko kenshi nzahora mvuga kubera kugaruka kumwaba Imana nyine ngabo ko kuje, kandi babwira ngo nibabe maso. Abantu bose babashukashuka ngo mukore ibi ngibi mubone ibi, bakababwira ibitangaza bitarimo kwihana no kurekura no kwiyambura ibibi no kwiyambura ibyaha.
bazarimbuka. Rero barimo kubwirwa ngo umuntu wese uri kumva ijambo ry'Imana ari kubwirwa ngo ijambo Yesu ari bugufi kandi araje. Ntibashukishwe no kuvuga ngo tanga ibingibi ubona umugisha, ibyo bizasohora, amazaraje, utunzi buraje bwonyine gusa, kandi bukamwibagiza ko nyuma y'ibi ngibi hari ubundi buzima. Yesu araje n'ukuri bavandimwe. Imana izakugira neza, Imana izagushyigikira, izakwambika, izaguha ibyo ukeneye byose, ariko zirikana ngo Yesu araje. Imana ishimwe. Isi ntigushuke ng'abantu zibaze benshi bakubwira ngo rwose ngo ubutunzi buraje niyo waryama ugasinzira. Oya, no. Yesu ntabwo yitaye ku butunzi kuko n'abadayimoni barabutanga, ubutunzi n'abadayimoni batanga. Iyo umuntu akoze ubutunzi buraza, iyo umuntu ubasha Imana ubutunzi buraza, ariko kubaha Imana ryo shingiro ry'ubwenge. Mube maso hatagira ubayobya, mubwirize ukuri. Nimujya mu makanisa mukajya mu nsengero, mubabwire ko ubwami bw'Imana buri hafi, mubabwire ko kureka ibyaha ari byo bizatuma abantu babatuka, mubabwire ko kubana neza n'abantu bose amahoro ari byo bizatuma inzira y'umusaraba, inzira ku musaraba muhegera. Mubwire abantu ko Imana yonyine ariyo ishoboye kuzagira yubaka, izagira ibyo isenya. Mubwire ntibazagira umuntu bashuka, ababwire ngo niyo mutasenga muzabona ibi, niyo mutasenga muzabona ijuru. Ijuru rirakorerwa kandi ijuru riraharanirwa. Imana ibaha umugisha kubw'ijambo ry'Imana. Yes, urakoze cyane ku jambo ry'Imana utugejejeho. Tugeze mu kanya keze ko gufata nimero y'umukozi w'Imana. Ku bantu bifuza gusengana nawe mu muzi ko twagiye dukorana ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero Imana yemeye ko twongera kuganira, nubwo twaganiye kuri Zawadi gusa bari byiza. Umurimo w'Imana uhagaze ute, ukorwa ute? Niyo mpamvu twaganiye kuri Zawadi. Zawadi twamuvuze nk'abantu bamuzi gakeya. Ngiye nzakora indi episode nyuma yo kuvugana na Zawadi kuko n'umuntu tuziranye. Nzakora indi episode kandi muyitegure vuba kuko Zawadi ndabizi vuba ndajya kumusura. Hanyuma Innocent ndagushimiye cyane, ariko waduha nimero ya kumuntu wifuza gusengana nawe. Imana ikumugisha. 85 kwandika uramutse umbuze kwandika message. Imana ikaguha umugisha. Kwasenga Imana. Yego. Mana mu izina rya Yesu, Imana yo kwiringirwa, kwizerwa, tuzwe n'ubushobozi. La dota la bene manda la handa kota la bini manda shaivori maore kiela de la sile momla aude la hanga oli la hoi lo ijo lo shaila ma lo no me ani grando gila de hu itai bari la ha. Urakoze kubyumvisha mu izina rya Yesu. Amen.